nongeye guha kaze inshuti za Ngazi Young TV ndizera ko mumaze kudukurikira muri abantu benshi kandi nkomeza kugenda mbibona turabashimira cyane ukuntu mwakira ibiganiro byacu dukora kuri televiziyo turashimira abantu bose badushigikira mu kubigeza ku bandi mu kubikurikira n'izindi nkunga zanyu mu buryo butandukanye kandi tubahaye congratulations kabisa ku bintu byose mugenda mudufasha gukora muri kumwe na Ndakanga Stephanie dufite umutumirwa wacu uyu munsi uvuye mu gihugu cakure ntagaturutse hafi twishimiye ko turi kumwe nawe kandi nzi neza ko namwe muza kumwishimira uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire namwe turirimbe ngire ngo murabizi ko ari ikintu cy'ingenzi cyane kitajya kibura mu biganiro byacu kuko tuzi ko mu kuramya Imana tuyiririmbira harimo imbaraga bikiza imitima bikiza amarangamutima y'abantu bituma abantu bongera kumva kubaho kw'Imana mu buzima bwabo turagusaba rero igihe cyose uzajya ubona ikiganiro ntukagifate nk'ibisanzwe ibyo utega amatwi yawe ndabizi neza ko hari ikintu Imana iba yateguye kugira ngo ubashe kwakira turi kumwe n'umugabo rero wicaye hano iruhande rwanjye ngira ngo wakwibwira abantu ubwe murakoze yego nitwa Ntebutse Etienne benshi bazwi ku izina rya Cici ayo mazina ndavuze tituyazi nawe n'indangamuntu bo abantu benshi ntayo bazi nibwiye abantu barambwira ngo ayo mazina nibwo bwa mbere nibwo ngo rya Cici nyine yabaye nk'irigira imbaraga kuruta ayandi yego uyu mugabo nk'uko bivuze abantu benshi bazi izina rya Cici ariko muri iyi minsi uretse na Ntebutse Etienne hari irindi zina sigaye witwa Papa Tevin noneho ndomwe izina ndarisubiramo ra Tevin ni Tevin ni izina ry'ikinyejana ni amazina y'ikinyejana ntabwo ari amazina nkamwe ya kera yes twishimiye rero kubana nawe kuri Ngazi Young TV duhaye agaciro cyane ukuntu witabiriye ubutumire bwacu ni umusore mutoya ni umupapa nubwo mvuga ngo ni umusore wenda ntibize kumva ko ari ukubikerensa ariko ni umupapa ni umusore mutoya ukorera Imana ngira ngo abantu benshi mumuzi muri Gisubizo Ministries mu Rwanda abandi babuzi Kampala muri Gisubizo n'ubundi abantu bakuza ahantu hatandukanye kera mu muheruka kuri Authentique ntimumwibuka yarangana nyine nka gutya none yabaye Big Daddy ni umuntu w'umuje kabisa dushima Imana ku mirimo yose Imana yakoze hagati aho ngaho hari akarimbo bajyaga bavuga ngo imirimo wakoze Imana ngo tuyikusanyirije hamwe ngo tukuramburiye amaboko ngo ishimwe n'ibyawe ngire ngo tutari twatangira wenda kujya mu bintu byinshi bitandukanye by'ubuzima bwawe n'umuhamagaro wawe n'ibindi sinzi ikintu wabwira abantu bakubonye kuri Ngazi Young bwa mbere uyu munsi ndanezerewe yego kubw'intambwe y'Imana yanesheje kubera ko wenda mperuka muri iki gihugu ndi ingaragu ubundi umupapa ndubatse mfite umudamu mwiza yego n'umusore mwiza yego ndanawushuje cyane n'umutima wanjye urishimye kubw'imirimo Imana yankoreye sinari kubyishoboza no mu bushake bwanjye nk'umuntu byari kubaho nkabikenera ariko hatarimo umuteguro w'Imana ntibyari gushoboka ariko ndashimira Imana yabinshoboje kandi ikaba nashoboza kubaha ibyo bakenera nk'umugabo yego icyo ni icyubahiro cy'Imana atari ku bwanjye kubw'imbaraga z'Imana zonyine yego murakoze cyane abantu benshi bakuzi ukorera Imana kuva ukiri mutoya ni urugendo wenda rutari urw'imyaka myinshi ariko nanone ni urw'imyaka myinshi urimo gukorera Imana mu bijyanye no kuririmba nk'uko tubikora mu rusengero cyangwa mu yandi ma ministry atandukanye kuri wowe mu by'ukuri bimaze kuguha ishusho ku bijyanye n'ubuzima bwawe gukorera Imana babivugaho icyo mbivugaho Dawidi yaranze aravuga ngo nari umusore none ndashaje yego sindabonaho umukiranutsi arekwa cyangwa ngo urubyaro rwe ngo rusabirize Imana niyo kwizerwa ku rugero ibyo ukora twebwe byo biturenga tukageraho ntituyizere sinzi ko icyo kintu cyumvise Imana niyo kwizerwa ku rugero twebwe tuzatugeraho tukayikeka tukagira ngo si yo kwizerwa ijya ukora ibintu birenze twebwe tukagira ngo si byo
imana yabaye yo kwizerwa mu buzima bwanjye. Ndi umusore imbeshaho muri empty things, empty life. Mbaho, ndarya, ndambara, ntafite resource, nta kazi, nta muntu ndeberera n'umwe. Mbona ibyo kurya, mbona ibyo kwambara, mbona transport nk'abandi, njya mu bandi, ngira ijambo mu bandi, kubwo gukorera Imana gusa, atari kubwo kwiga, atari kubwo kugira umuryango ukomeye, kubwo gukorera Imana gusa. Icyo ni ikintu kinyereka ko n'ibisigaye izo bikora mugane wa muririmbyi. Icyo ni ikintu kimpa icyizere yuko n'urugo mfite n'abana mfite izo barera ikabakuza, ubuzima bukabaho, kubera ko mfite igihamya kibifatika y'ibyakoze mu buzima bwawe. Yego. Ako hiturimba iyo ndirimbo waruvuze. Ngo sinigeze mbona umwiza nkawe. Sinigeze mbona umwiza nkawe, w'Imana we, uri umunyembaraga, ushobora gukura ibyananiye, uhesha umugi abakwizeye bose. Ese ni mani mese nk'Imana yacu, yoyo minini basha gukora, yo yakoze ibyo twayisabye byose, n'ibisigaye izabikora. Indirimbo mwayirimbye hambere, ariko n'ubire iracyagira imbaraga ze. Hari indirimbo usanga nyine ari iz'ibihe byose. Kabisa. Iyo ndirimbo nayo ni iy'ibihe byose. Nanezerewe kenshi. Nezerewe. Tera nka haleluya twumve. Haleluya. Sasa igitamyo cyagize hari igihe nawe maze iminsi mu masengesho, Imana ikora igitangaza. Inshuti yanjye arimo ategura ubukwe, byakunda, mbona muri famiye, umugabo we bamwima ibyangombwa completely, baramubwira ngo kesi yawe ntabwo. Rero ndi mu masengesho, numva madamu aramuhamagara ati bamuhaye ibyangombwa, kandi numvaga ari ikintu kimpangayikishije. Ndashimira Imana yakoze icyo kintu, kumva umutima wanjye wishimye, kubera ko byari bimpangayikishije. Waregeye abantu bakwizeramo gusenga, none bagaraho ko ibyo usengeye bigomba kubaho complete, kandi burya kenshi ubushake bw'Imana nyine hari igihe wenda igihe kiba kitaragera, ariko shimira Imana yuko Imana yabikoze nkayo. Yego. Andi Frank yavuze ngo gusenga kwa kukugereho manurama oro yanjye, gusenga kwanjye kukugereho manurama oro yanjye, umugi shawawe kukutanga namuabano, umomere zamaboko kuko shobozwa nawe imbaraga. Imana niyo kwizerwa. Ibihe byose. Imana niyo kwizerwa. Ibihe byose. Ibihe byose. Reka turirimbe. Reka turirimbe. Ndashimira Imana. Yego. Imana yampaye kumenya ineza yayo.
ngira imana ndayimenya. Nza nshimira imana yuko nagize imana nkagira imana. yego Nza nshimira imana yuko nagize imana kagwa ku mana. Inzira nyuzemo nyibwa turasakana naho njya ngera nkumva ndi umusore. Ahantu twabaga muri Butare tukiri abana ukumva mama mukuru umukecuru araguruza aravuga ngo ni umukobwa ngo wagiriwe neza ngo na Yesu Kristo. Nanjye ndi umusore wagiriwe neza na Yesu ndamumenya kuko njya ntekereza nk'iyo ntamenya Imana aho uyu munota mbandi uko biba bimeze uko mba nifashe uwo mba ndiwe aho mba mpagaze icyo mba ndico. ntubashe kubibona ngo nkabishyira mu mubiri ariko ukabibona kubera ko wamenye Imana usigaye ubona definisiyo yawe. Ndicara mu bandi nkavuga abantu bakanyumva. Ndicara mu bandi abantu bakanyakira ngo turakwishimiye. Hari igihe nza mbivuga abantu bakagira ngo wenda ni ukwishira hasi ariko nanone agaciro kawe uzi ukamenya iyo utakigafite. Ubundi hari ibintu Satani azagerageza gukora twebwe ntitumenye icyo icyo aviziye gukora. Stefani, agaciro k'icurico nico ufite nico watahuye nico mwahuye uravuga ngo ndatoye ndagahora ntoye ugavuga ati kingiki combaho nuko agaciro ko mu Mana nukumenya icyo Imana yakoze mu buzima bwawe ukaza wicara uvuga ati iki kintu Imana yakoze kurya niyo mafuta y'umuntu kurya nizo mbaraga z'umuntu uza wicara ukamuvuga ngo ariko Mana nukuri ndagushimiye yuko wangize uwandiwe nukuri ndagushimiye. Stefani, jewe iwacu sabataramye cyane kuri nivo ariko Imana yangiriye ubuntu imenyesha agaciro k'igitaramo mandarokose biva mu kwimenya noneho bimpesha kubu uwo jewe ntatekerezaga ko nobaho. Hari ukuntu uza winjira mu bintu hari umugabo umwe watubwira aravuga ati muri abana bato ibi mwinjiyemo twe tubisaziyemo nubwo utobyumva upfe guhota gusikibira uzorubwe kuri zawe gutyo wamuvuga ngo ndatoye ndagahora ntoye kubera ko inzira ni inzira nziza uwayiyobotse ntazayo. uzi ko hari ibibiri ivuga amakuru y'umugabo umwe wari ikirema noneho urana ko ibirema byinshi abantu bamugaye uburyo wenda butandukanye bakunda kujya ahantu hahurira abantu benshi wenda kuri gare kuri stade ku rusengero ahantu hari bakajya kwicara kugira ngo basabe abantu icyo babafasha. none ngo hari umugabo umwe wamenye ubwenge wari uvugiye kugira ngo uzapfe guhota hano uri gusa aragenda ajya kwicara ahantu hitwa ngo ku irembo ryiza. Guhitamo gusa kujya ku irembo ryiza uri ahantu heza nyine none se ahantu heza wakura ikintu kibi abantu baza guterana babaha ibiceri babaha amafaranga babaha imyenda wenda icyo biri igivuga bajyaga baba none ngo haza kuza umugabo witwa Petero na Yohana ngo baciye barisaka bari bavuye mu gitaramo basanga bashiriwe amaturo yose bayataye yashiriye mu gitaramo bafite umuriro nuko ngo arambwira ati turi kubona wenda ufite agasahani cyangwa ikintu usabiramo twebwe nta mafaranga nta feza nta zahabu twifite ariko ikintu dufite turakigwa haguruka mu izina rya Yesu ntiyabonye ikiruta amafaranga none nawe warahose ndavuga ngo ndatoye ndagahora ntoye kuko ibyo mfite ndabikesha Yesu gusa nta nzu ngira nta modoka ngira umugore n'umwana niwe mutungo mfite ariko nukuri umutima wanjye uranyuzwe ndanyuzwe umutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi hari jambo shaka kuvuga usibye
nanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye igushima ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye nukuri njewe imodoka yanjye ni Yesu, inzu yanjye ni Yesu, kapitali yanjye ni Yesu, bizinesi yanjye ni Yesu. Nukuri nzantekereza ese presence y'Imana yumvaho kuri rya jambo nama nkubwiye nojaye nogira gute nzandwana nabyo nk'uwaho urwana intambara yayindi uvuga ngo nindangara ndapfa. Stefani, ubuhanya bwa mbere bubaho, umukoshi wa mbere ubaho, umwaka wa mbere ubaho ni ugutakaza presence y'Imana mu buzima bwawe, kuko uzitakaza kuvuga ngo wongere ufatishe kiriya kintu uwawe ukirebera nk'uko uwareba ari n'utwana uwawe ukirebera ukavuga ati ariko Mana kiriya kintu warama yego ni kuracari kwisa, yego ni kurana ari meze mu bantu, yego ni kurana ari insa, yego ni kurana ari meze, yego ni kura wari warangize. Haleluya. Nukuri Imana yagize neza kutwiyereka. Nico kintu nzanicara nkavuga ngo Mana niyo wonkura ibintu zose ariko ntubura umwuka wawe, ariko ntubura presence yawe, singaze kabakaba ngukure, kubera ko ndabizi yuko ibyo bihari n'ibindi byose. Urazi Stefani, ibyisi biza bigenda bikagaruka, biza bimera nk'iyi, kandi ubwenge bw'umuntu Imana yaramuhaye nyine ngo atunge kimwe n'abandi. Wowe utunga mu gitondo, hari pasiteri umwe w'Uganda yitwa ngo ni Wilson Bugembe, yaravuze ngo ubuzima bwawe guhinduka, wo kwakira call imwe ubuzima bugahinduka. Umuntu akakubwira ngo Stefani sanga mwahura ubuzima bugahinduka kubera ko wohura n'umuntu mu muhanda akavuga bitewe nuko nkubonye nari ntekereje ubuzima uko gusa ngo yatekerere ubuzima bwawe bugahinduka. Yego, ariko presence y'Imana ni ikintu kirema ubuzima n'igihe twebwe tubureba bukaba buhari gusa, bukaba buhari wabuze ngo urukane. Icyo kugitahura njewe namenye ko ubuzima buri busetinze, kuba ngifite presence y'Imana ubuzima burasetinze, ufite byose. Uzamure volume kugira ngo ngume twumve gitara. Katuririmbo gato ngaho. Tuguhaye shubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushima. Tuguhaye shubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushima. Uri Alpha na Omega turaguhimbaza ukwiriye gushima. Ni wowe wabitangije ni nawe uzabisoza, turaguhimbaza ukwiriye. Warabikoze urabikora uzobikora, turaguhimbaza ukwiriye gushima. Tuguhaye shubahiro tima some narimbe ukwiriye gushima.
we give you all Kijito cha utakaso nizame kushaumo na msifu Bwana kwa yo Kijito cha utakaso nizame Namusifu Bwana kwayo Namusifu Bwana kwayo Namusifu Bwana Larime soke Jiza larime la teni me la forme Shama 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 oh Shama Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama Elohim Elohim, yo Shama, Shama, oh Shama, oh Shama, Shama, oh Kieta, Adonai. Shama, Shama, oh Shama, hallelujah. Shama, oh Shama, Elohim, And the music is beautiful. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever. Oh Lord, you are good. Yeah, you are good, and your mercy forever. Akimana nisiza kuzuma bwanje. Nukuri kw'Imana.
ndeba ukuntu nta resusi nta hantu negamira muvuge ngo ku kwezi ngo ntanegamira ati umwe n'ibipfa ariko there is somewhere negamiye ariko Imana ni wowe wegamiye ahantu hakomeye ni wowe ushigikira izi ntambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe ushigikira izi ntambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima watubereye watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe Mana ni wowe byose bihanze amaso watubereye ibyiringiro watubereye